Nongeye kubaha ikaze mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho nka YouTube channel yitwa Ibyingenzi TV. YouTube igufasha kumenya byinshi bigiye bitandukanye mu rukundo, ibintu byinshi byagufasha kubaka urukundo rwawe maze ukagira urukundo rwiza, cyangwa se ukabasha kumenya indirimbo ziri mu buryo bw'inyandiko cyangwa se za lyrics mu rurimi rw'amahanga. Kuri uno munsi rero reka nkubwire amahame cyangwa se amagambo 10 ugomba kuba washingiraho maze urukundo rwawe rukaba rwamera neza, rukaba rwaba urukundo rukomeye aho kuba urujegajega. Uri umusore cyangwa se uri umukobwa, urumva igihe kirimo kugushirana, ufite ubwuzu ndetse n'amatsiko ku bijyanye n'ahazaza hawe. Urukundo ruzima rwubaka ahazaza heza, ariko burya iyo rupfuye, iyo rwangiritse, narwo rushobora kwangiza ahazaza hawe, ahazaza h'umuntu nkawe ushaka kubaka urugo ejo, cyangwa se warwubatse ariko nyine ukabona rurimo kujegajega. Nk'izi rero inama 10 ugomba kwitondera cyangwa se ugomba kubakiraho mu buzima bwawe, maze ukagera ku rukundo wifuza, urukundo rwiza, kuko nta wifuza ikibi muri ubu buzima bwa muntu. Ku mwanya wa 10, ntugahamye ko ushimisha uwo ukunda uko bikwiye, ahubwo uzategereze ubyihamirizwe na nyir'ubwite, kuko ari we uzaba ubikorerwa. Ku mwanya wa 9, ntuzagishe inama abandi y'uwo ukwiye gukunda, ikiruta uzabagisha inama y'uko ukwiye kumukunda, kuko ngo ijisho ry'undi ntirigushimira umugeni. Ku mwanya wa 8, urajya ushimishwa n'uko uwo ukunda akundwa n'abantu benshi, kuko bizaba ari ikimenyetso cy'uko yakurutishije benshi. Hari benshi bamwirukagaho, ariko yagize gutya ahitamo wowe, hari impamvu yaguhisemo izatuma akurutisha nyine abo ngabo benshi bamwirukaho. Ku mwanya wa 7, urajya icyaha uwo ukunda mwiherereye, ariko nimugera mu ruhame nyabuneka umuvugire. Niyo wabona ari mu makosa, gerageza umuvugire, ariko nimugera hiherereye basi umuhane. Ku mwanya wa 6, ntuzakunde umuntu kubw'impuhwe, ahubwo uzamugirire impuhwe kubw'urukundo. Ku mwanya wa 5, ntuzarutishe amafaranga urukundo, kuko hari byinshi urukundo rutanga amafaranga atabasha kugura. Ku mwanya wa 4, ntukibagirwe umukunzi wawe mu gihe yaguhaye byinshi utagomba kwibagirwa. Ku mwanya wa 3, ntukarindire ko uwo ukunda akenera cyangwa se agusaba ubufasha, ahubwo uzamufashe mbere y'uko abikenera. Gusa wibuke, mu gihe ufite ubushobozi ntukipase muremure ngo urashaka gufasha uwo ukunda, ngo urashaka gushimisha uwo ukunda, ariko bikaba byatuma ujya no kuguza. Uzamufashe mu gihe ubifitiye ubushobozi. Ku mwanya wa 2, ntuzabeshye uwo ukunda ngo agombe yishime, ahubwo ikiruta ni uko wamubwiza ukuri, akababara cyangwa se akishima, ariko nibura wamubwije ukuri ku mutima, kuko ngo ukuri kuraryana, ukuri guca mu ziko, ariko burya ntigushye. Ku mwanya wa 1 tunasoza, ntuzahendahendere umuntu kugukunda cyangwa se kukwitaho, kuko ngo bigira agaciro iyo nyir'ubwite abikoze bimwiviriye ku mutima. Ntukingire umuntu kugukunda, ntumubwire ati ngo umwiyinge ngo ndagukunda, nibyo uramukunda, ariko nibura ugiye umubwira ko umukunda, ntukamwingingire kugukunda, kuko ngo